Українки, маємо сьогодні важливі події. Європейський Союз зробив суттєвий крок у візовому питанні. Ndabasuhuje inshuti zacu z'akadasohoka za Ukraine. Murabizi neza ko turi mu bihe bikomeye, noneho bikomeye kuruta ibyo twahuzemo kuva mbere. Muri kubibona neza ko nubwo twakomeje kwihagararaho nk'abagabo, ariko ibintu bikomeje kugira udubi, ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Murabibona neza ko ubutaka bwacu bakomeje kubujyana amanywa nijoro. Perezida Vladimir Putin n'Uburusiya bwe bakomeje kudusahura ubutaka twarazwe n'abasokuru, nanone kandi bakomeje kudusuzugura. Mwarabibonye mwese ko Perezida Vladimir Putin kubw'igitugu cye yamaze kwemeza ku ngufu, ndabihamya neza ko abaturage batabishakaga, yuko Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk ndetse na Luhansk ko bibaye tumwe mu duce tw'Uburusiya. Biriya ntabwo ari ibintu byubahirije amategeko mpuzamahanga habe na gatoya. Rero ndatakambira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndatakambira Ubwongereza, Abafaransa, Abadage ndetse n'ibindi bihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Nukuri ndabasaba mbinginga nimutuma ubutaka bwacu bakomeza kubudukuraho. Mubizi neza ko Kherson ariho hantu mvuka, ni kwivuko ryanjye. Ntabwo nshobora gusinzira cyangwa ngo mbone umutuzo habe na gatoya mbona ahantu mvuka mu gace nakuriyemo. Uburusiya buza bukabutwara gutyo gusa. Ndabinginze mbisubiyemo mu izina ry'abanya-Ukraine. Mbisabye mbikuye ku mutima mugira icyo mukora. Nimugire icyo mukora mu kugira mugarura ubutaka bwacu. Ntabwo dutuje habe na gatoya. Mbizi neza ko abaturage atari amahitamo yabo kuba bahitamo ko biyomora ku gihugu cyacu bakiyomeka ku gihugu cy'Uburusiya. Ndabizi neza ko namwe mubizi. Nimugire icyo mukora. Ndabinginze batwaye intara ya Crimea n'ubutaka bunini, na n'ubu kandi amaraso yabwo ndetse n'ubutaka bwaho buracyaduhamagara, abutubwira neza ko bukeneye kubohozwa natwe. None dore bometseho ibindi bice. Ese murabona ibi bintu biri kugera he? Biri kwerekeza hehe? Eko igihugu cyacu kigiye kurangira kibaye igihugu cy'Uburusiya. Ndahamagara Perezida Joe Biden, ndahamagana Minisitiri w'Intebe Liz Truss w'Ubwongereza, nimugire icyo mukora mwoka byaramwe. Ndabizi neza ko ibintu bitoroshye, ariko nimukora ibishoboka ibyo ari byo byose. Ntabwo nigeze ngaye ubufasha mwamaye kuva intambara yatangira, ariko aho ibintu bigeze ndabona nkomeje kubura ibyo nari nizeye neza ko nzabona. Nibyo mu minsi yashize twararwanye muri Luhansk, tugerageza kwisubiza uduce dukeya ndetse na Kharkiv, ariko ntabwo byashoboka. Mwarabibonye neza ko Perezida Vladimir Putin yamaze gushora abasirikari ibihumbi n'ibihumbi, magana na magana. Wagira ngo neza mu gihugu cye nta musirikari n'umwe usigayeyo, kandi ndabibona neza ko atagiye guhagarika gukomeza kurunda abasirikare be ku butaka bwacu. Yavuze neza ko nta jambo ubu na ritoya dufite ku gace ka Zaporizhzhia, Kherson ndetse na Luhansk na Donetsk. Ibyo ntabwo tubyumva habe na gatoya. Ni gute ahita agabanya ikarita y'isi agakuraho amategeko mpuzamahanga muhari mureberera? Ndabinginze Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'inteko ya Sena yose muri rusange, ndapfukamye kubw'abanya-Ukraine kugira ngo mubashe kudufasha twigobotore iriya ntare ngo ni Perezida Vladimir Putin. Biragaragara neza ko nta kindi kintu ari gukora. Namara gufata igihugu cyacu cyose agomba kuzimukira mu Burayi bwose. Nimuhagarare mudufashe. Ubu twebwe turabizi neza ko mu gihugu cyacu hari gucura umwijima gusa. Nzi neza ko nimukoresha ububasha mufite, nyakubahwa Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Minisitiri w'Ubwongereza Liz Truss, Perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron ndetse n'abandi banyakubahwa ndetse n'abanyacyubahiro muri mu bihugu bitandukanye. Nzi neza ko mukoresheje imbaraga zanyu z'umurengera mushobora kuba mwakuraho
ako gasuzuguro kose Perezida Vladimir Putin akomeje kudusuzugura kandi atabaretse. Arabizi neza ko dukomeza gufashwa namwe, gutsindwa kwacu ni ugutsinda kwiwe, kandi ni n'agasuzuguro gakomeye kuri mwebwe. Sinzi niba mutabibona neza ko Putin ikintu ashaka gukora ari ukubakoza isoni banyakubahwa. Ashaka gufata igihugu cyacu cyose kugira ngo abereke neza ko muri munsi y'ibirenge by'Uburusiya. Ndabinginze mbisubiyemo inshuro nyinshi, nimukora ibishoboka ibyo ari byo byose, twisubize turiya duce. Nta na rimwe tuzaba uduce tw'Uburusiya, nta na rimwe kandi tuzava ku gihugu cyacu cya Ukraine. Ubutaka bwaho buzahora buduhamagara imyaka n'imyaniko. Ndabyizeye kandi nizeye neza ko mugiye gukora ibishoboka kandi mukagira icyo muhindura aka kanya, maze nidukomeze kuba mu mwijima. Nzi neza ko nimukomeza kugaragaza ko muri ku bitugu byacu, mugakoresha imbaraga z'umurengera, uriya tabananira n'umwe, kandi abishyize hamwe nta kibananira. Kandi mumenye neza ko ababiri bishumwe. Ndagira ngo rero mukore ibishoboka ibyo ari byo byose, twisubize buriya butaka. Nibwo icyo gihe urupfu ruzatsindwa n'ubuzima, urumuri rugatsinda umwijima, kandi umunezero ugatsinda umubabaro abanya-Ukraine bafite kugeza amagingo. Nimwe byiringiro byacu bya nyuma, kandi nk'uko twahoze tubyiteze, nimwe mwenyine byiringiro bya nyuma dufite. Ibintu byose tubishyize mu maboko yanyu, nimugire icyo mukora, nimuturwaneho umwuka byaramwe. Aya ni amagambo yatangajwe na Perezida Volodymyr Zelensky w'igihugu cya Ukraine ubwo yatakambiraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agasaba neza ko bagomba gukora ibishoboka ibyo ari byo byose. Ni mu mvugo yakomeje gutera ikiniga abaturage benshi batuye igihugu cya Ukraine, no kureba neza uburyo Perezida Volodymyr Zelensky akomeza kwinginga no gupfukamiriza, asaba neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi byakora ibishoboka ibyo ari byo byose. Ariko bakaba bakomeje kwitega kureba niba kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri bwemere gukoresha imbaraga z'umurengera. Gusa amakuru ahari nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi ishize yari yatangaje ko idashobora kuba yatuma igihugu cy'Uburusiya cyakemera ko cyafata turiya duce kikatugumana, kuko ngo byaba ari agasuzuguro gakabije kuba wakinjira mu gihugu cy'abandi rimwe kabiri gatatu ugafata uduce tugiye dutandukanye, ngo byazarangira n'ubundi bakomeje kwimurira ibikorwa byabo by'ubwihebe, ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yita ubwihebe, ngo mu bindi bihugu byo ku mugabane w'Uburayi.